Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete. Vestine Ishimwe uririmbana na murumuna we Dorcas mu mwaka ushize nibwo aherutse kwandika agaragaza ko atishimiye urushako. Icyo gihe abantu benshi barababaye cyane bavuga bati ni gute umwana nk'uyu ukiri muto yaba ari mu rushako atishimiye. Icyo gihe akaba yaravuze ko niyongera gushaka uwo bazakundana ko azafata igihe akamwiga. Mbega yagaragazaga ko atishimiye urushako yari arimo. Ibyo byanakurikiranye n'igihe bari muri Canada mu gitaramo bise Yebo, kirangiye mugenzi we yaratashye ariko we arasigara. Havuzwe amagambo menshi bibaza icyatumye batandukana, rubura gica. Gusa uyu munsi nyuma y'igihe acecetse ku mbuga nkoranyambaga ze zose, Vestine yaje kugaruka asaba abakunzi be kwirinda ababayobya ku makuru amuvugwaho atangazwa n'abiyitirira amazina ye kuri Instagram. Vestine wari umaze igihe acecetse ndetse atanagaragara mu ruhame kuva hatambuka kuri Instagram ko yatandukanye n'umugabo, abakunzi bari bafite amatsiko y'icyo azavuga bwa mbere. Kuri uyu wa kane tariki ya 24 Mutarama 2026 nibwo uyu mugore ubarizwa mu itsinda Vestine na Dorcas yifashishije urukuta rwe rwo ku rubuga rwa Instagram mu kumenyesha abafana be kuba maso mu gushaka amakuru amuvugwaho, mu gihe hirya no hino hakomeje kugaragara benshi bamwitirira. Mushimire abakurikiranye ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza n'amakuru meza tubagezaho umunsi ku wundi ajye abageraho ku gihe. Ndabashimiye.